aba mama ntibariho ubwiza bw'Imana, aba bamama ntibaberewe, aba bamama ni reka ufite mikoro atangira twibwira, gusa icyo mbabwiye ni uko bose ari abahanuzi. Yesu nashimwe, Yesu ahimbazwe. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amena. Byose tubifurije umwaka mushya. Yitwa Ingaruka Alfonsina, ndi umumama ukunda Imana n'abantu bayo, nkunda gusenga kandi mbyiyumvamo. Yego. Duhere n'uwo wundi witwa Nyirakarire Beatrice. Yego. Imana yarantoranyije ngo nyikorere. Imana ishimwe. Beatrice ni mushiki wanje, akurikirwa n'undi mushiki wanje witwa Alfonsina. Amatabyaye amavuta. Ugifite mikoro dusengero gange Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Mana yacu, uri ibyiringiro bizima, uri umukozi w'umuhanga, uri data n'uri data wacu, uri Imana igira neza, nukuri uri ibyiringiro, ukwiringiye ntabwo azakorwa n'isoni, nukuri iyo nibutse ahantu wankuye numva nezerewe cyane. Mana data nyakubahwa, nyaguhora ku ngoma, uri isambu itarumbura, igiti cy'inganzamarumbu, ubwihisho bw'abakumenye. Turagushimye rero Uwiteka, ndagushimye yuko wampujije n'uyu konkorude, ndagushimye yuko wampujije n'uyu mumama twicaranye. Izina ryawe nirishimwe, amaraso ya Yesu yahujije abatari kuzamenyana. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nukuri yewe Yesu, tutaya afaya, uri nyiribiya bidashira, uri nyakubahwa, ukwiringiye ntabwo azamwara, ukwiringiye uzamwishyurira ideni, ukwiringiye uzamuha umwana yari ingumba, ukwiringiye uzamukura mu nzu y'azafungurwa, ukwiringiye uzamuha inzu yo kubamo, ukwiringiye uzamukiriza abana bababaye, ukwiringiye uzamwambika nk'uko wanyambitse nari nambaye ubusa, ukwiringiye uzamutuza heza, ukwiringiye uzamwemera. Nubwo abana b'abantu batatwemera, ariko data we uratwemera. Urakoze ku buryo waturemye, urakoze ibi wari ubizi ko tuzaba abanyamumaro, urakoze ko wabigenjeje neza. Ni mu izina rya Yesu, amen. Yego, uravuze uti Yesu yarakoze kuko abatari bambaye yarabambitse. Reka mvuge nti mwambaye neza. Wakoze cyane. En français on dit bien habillé. Wakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Mwambaye neza rwose nk'abana b'Imana. Yego, ugifite mikoro Beatrice, Alfonsine wamumenye ryari? Ewe Alfonsina rwose namumenye ari uko duhuriye mu masengesho. Ubundi ntabwo nari muzi, namumenye uyu munsi. Yego, arukija. Uyu munsi niho namumenye. Yego. Numva namukunze. Wo mubonye utese? Namubonye ko ari mu mavuta ya Nyagasani. Yego. Namubonyeho imbaraga z'Imana. Namubonyeho imbaraga z'Uwiteka zamukoreshaga nkabibona. Nabonye ari gusengera abarwayi. Yego. Abarwayi bagakira. Numva ndamukunze kubera lele bovaya, tutaya vaya. Lele bova. Oui. Asante. Oui. Urashoboye Yesu, urashoboye. Nukuri namukunze pe. None se niba atari ibanga pe, bajya banga kuvuga imyaka yaba kenshi n'abakobwa ari kurambagiza. Beatrice ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 50. 50 ifunze. Wavutse mu 1975. Mpe Alfonsine ufite imyaka ingahe? Aryo ubu n'ubwa mbere mvuze imyaka yanjye. Ntabwo mbizi. Ntabwo uyizi? Ntayo nzi. Ubushize waragereranyije ndabyibuka wanze kuyivuga. Nanza kuyivuga. Nabigize ibanga. Wabigize ibanga. Siko ntari umukobwa nagize imyaka ibanga kubera iki? Sinzi impamvu. Uyu natangiye n'wa 51. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Ubwo nsumbyaho umwaka gumwe. Nanezerewe cyane rwose. Dore impanga. Amaraso. Kandi ntabwo ari nka kera bavuga ngo bandikaga amaranga muntu tumaze imyaka 8, ntabwo nari maze 8. Oya.
ntabwo nari maze 8 kandi niyo nirebye mbona ariyo y'ukuri. Naho wavukiye ntabwo bari babandi bananirwa kujya kukwandikisha mu irangamimerere ku gihe. Oya bose bari barize buriya mfite family mo abantu bize baratsindagira barongera bariga baratsindagira barongera bariga. Ukuri barayize. Kandi niryo gukunda Imana bararifite bakunda Imana. Mbere na mbere no gukunda Imana. Yego wowe se Beatrice nawe wamubonye uyu munsi Nyirakari wamubonye ute? Beatrice namubonye uyu munsi ubwa mbere mubonye so nari nsanzwe mubona nk'umuturage usanzwe ariko n'ubwa mbere mubonye turi kuvuga ijambo ry'Imana namubonyemo umumama ukunda Imana azi gusenga afite n'umutima mwiza. Yego burya ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ibyo twakora byose tudafite urukundo byagawa rwose. Namubonyemo urukundo afite urukundo rutaruka guhendahenda afite urukundo rwarindi rw'umwimerere afite umutima mwiza uramubona ko ari umubyeyi kandi ukeye ushima Imana cyane. Nukuri pe. Reka nkwibutsa akantu wibagiwe. Yego twari twicaye hari ibiganiro turangije. Yego abagiye mu mwuka. Yego ahanurira abantu. Yego sinzi umuntu wasakuje urutsinga asa n'urukase nyuma wamubwiye uti ko ari ibintu byanjye wabonye ntubimbwire. Ndi kwibuka cyane n'ubu ntabwo yari yabimbwira ariko arabifite araza kubimbwira. Niyo mpamvu ndi kukubwira ko namubonyemo umuntu ufite urukundo kuko yakubonye bwa mbere amareza agahitaza atari wa wundi urabanza kuvuga ngo reka ndebe inkandagiro ngo mbanze menye ko nimuhanurira arampa icyayi cyangwa aragira oya siko yabibonye. kuba yanze kubikubwira ubwo n'amarezo yacitse. Umuntu wahise agatuderanja. Hari umuntu wahise aseka nuko nawe amubonye ahita aseka. Kanya bihita bicika. Ariko nzi ko arabizi. Raini go lave time ni tutaya. Oui. Oui. Raini go lave time ni tutaya. Oui. Atumva. Yego. Lele bova. Raini go lave time ni tutaya. Ndikukumva mukawe. Ati hari byawe byari nivo sanse do saini. Ndikukumva papa. Ndikukumva. Nachiyo bugufisha. Raini go lave time ni tutaya. Yego. Umva. Ati hari byawe wari waranyazwe. Atari ko muri uyu mwaka nabizuye. Ati muri uyu mwaka bikugarutseho. Ati byo wari waranyazwe. Muri uyu mwaka wa 2025. Ati muri 2026 ndabizuye. Yego. None ugeze ugiye kubizura. Hari byari byara. Hari byo satani ati ngubwire ngo ati ngushize hejuru. Ati uranzamuye hejuru. Ati ndakuzamuye. Mubwire ko nkuzamuye. Ndakuzamuye. Urakoze ndagushimira. Olele bovai. Raini go lave time ni tutaya. Ati ngubwire ngo ubwihe ufite n'ubwici. Ndabizi ndi. Atubwihe ufite n'ubwici. Atubwihe bebureke. Ati hari icyo navuganye nawe ko hari icyo ngiye kugukorera. Ati nkubwire ngo ndi Imana igize icyo ndemye. Ndi Imana igize icyo nakuremera. Ndi Imana yanze inyatsi mu rugo rwawe. Ndi Imana ikwema inyatsi. Ati nkubwire ngo ndi Imana yanze inyatsi mu biganza byawe. Ati nkubwire ngo ati ndirahiriye ndi mu gihugu cyawe. Ndikukumva Olele bovai. Raini go lave time ni tutaya. Ati nkubwire ngo ati ndi Imana ije guhemba no guhana. Ati ariko nkubwire ngo nje guhemba bankoreye neza. Nje guhemba batarabitambitse. Nje guhemba babitambukuruye. Nje guhemba abo navuganye nabo. Ati tuza niba naravuganye nawe. Ati byo nakubwiye nzaguhemba nje kubisohoza.
lele bovai raini go lave time ni tuta ati nkubwire ngo bagenzi bawe murapfiki abahanuzi murapfiki kamashari gabuzuye ati mukureho amashari ati mukureho inzangano ati maze nzana ibihembo ati ibihembo byo nabateguriye ati ndabizanye rwose kuko ari Imana yavuganye namwe ati ari Imana yavuganaga namwe. Asante papa. Haleluya. Amen. Hari ikindi ushinja? Nta kindi nagushinja nuko. Ntiyarabutahanye. Nta kindi nagushinja. Yari kwibagirwa ndavuga ne. Yanjye yarayitwaye. Yego ndavuga neka muhure mu kiganiro. Nokuri. Umuntu maze guhanurirwa rero. Mani guhera. Ari mu mavuta hitutugeza ijambo ry'Imana. Ubwo ndi mu mavuta. Gitonje mu mavuta. Cyane. Nubwo urwaye gripe ariko nzi ko Imana iragufasha. Haleluya, haleluya. Amen. Ajya kwikiriza amen. Ngo ngiye kujya ndatera haleluya nyikirize ngo amen. Sibyo rata. Yesu nashimye. Ahimbaza. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Ngo bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Iwe bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Oya bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Iwe bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe Imana. Ndashaka kubona Imana. Ndashaka kubona Imana. Iwe ndashaka kubona Imana. Ndashaka kubona Imana. Iwe ndashaka kubona Imana. Ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Haleluya, haleluya. Amina. Yesu nashimye. Ahimbaza. Kugira ngo amina ariko. Amina. Amen. Amina. Haleluya. Amina sawa. Sawa. Amina sawa. Sawa. Amina okay. Okay. Amina okay. Okay. Amina sawa. 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 Amen. Twumvisha ari byiza rero muri groupe nkunda guhagarara imbere y'abanyamasengesho mbanimo ndavuga nta Amina sawa bati sawa. Amina okay. Okay. Ibintu biba byabaye. Amina sawa. Sawa. Amina okay. Okay. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Yesu nashimye. Ahimbaza. Kugira ngo amina ariko. Amina. Abanezerewe muvuge ngo amina ariko. Amina. 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 Amen. Sawa. Tugiye gusoma mu gitabo cyo kuva ibice byaho ni ibice 14. Turasoma ku murongo waho. Turahera ku murongo wa 13. Haleluya, haleluya. Amina. Cyangwa se tuzamuke duhere ku murongo waho wa 10 kugira ngo tuze kubyumva neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Umutwe w'amagambo kutubwira ngo Abisirayeli bambuka mu nyanja itukura nko ku butaka abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Yesu nashimye. Haleluya, haleluya. Kuzana itangazo rivuga ngo abagerageje kugukurikira bararengewe. Kuzana itangazo rivuga ngo abagerageza kukwirukaho bose bagiye kugaruhabwa batari bagufata. Rata na babandi bari kukugambanira bagiye kugambanirwa utari wagambanirwa. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo uri kunyaganyaga vuba nawe bakunyage. Wowe uri kugambana gambana nawe vuba nawe bakugambanire. Uyu munsi nguzana itangazo rivuga ngo Ninivo sase redefo. Itangazo rivuga ngo abakugambaniye bagiye kugambanirwa utari wakandagira mu rwobo bagucukura. Imana ishimwe. Iryo ni ijambo. Kuzana itangazo rivuga ngo nubwo bari kukwirukaho ntabwo bazagusiga kuko nawe ufite ikiri kugufata ngo mukomeze urugendo. Amina. Haleluya, haleluya. Amina, amina. Bwira abakwikoreye ngo nibaguture kuko akazi wabahaye kararangiye. Nukuri. Rata abakwikoreye
bagukoreye nibaguture kuko akazi wabahaye kararangiye bagenda babwire satani aguhembe kuko Yesu aguteretse ku ngoma arakoze haleluya haleluya Yesu agushize ku ngoma Yesu aragutetesheje Yesu aragukenyeje Yesu arakwambukije abari bazi kutazambuka abari bazi kuzaseba abari bazi kuzamwara Yesu ashimwe Wani Herode aramwaye. Haleluya haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Ahimbaza ngo amina ari. Amina. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo intambara zose zirangizwa n'igihanga. Nokuri. Dawidi atari yafata igihanga cya Goliyati mu ntoki. Ntabwo urugamba rwarangiye. Yego. Nawe shikama rero. Yego. Kandi komera. Yego. Kandi tuza. Kuko Imana ikuzana igihanga cya Goliyati mu ntoki. Yego. Yesu ashimwe cyane. Ahimbaza. Kadusome ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana. Turahera ku murongo waho wa 10 nari navuze ko ibitari 13 rata abari bibagiwe kambibutse umurongo wa 10 kutubwira ngo Farawo abatuze Abisirayeli bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane Abisirayeli batakira Uwiteka babaza Mose bati ntamva zari ziri mu Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu niki cyatumye utugirira ucyo kudukura mu Egiputa sibyo byatubwiriraga muri Egiputa tureke dukorere abanyegiputa kuruta ikiruta ari uko dukorera abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya amina Mose abasubiza ijambo ryiza cyane shaka ko nawe uryuza ukongera ukaritekerezaho shaka ko ugiye gukaragura ururimi kabiri ukongera ukavuga ngo mbese Mana ni mpamvu kiri ijambo rinjeho ni mpamvu kinjewe numvise ubutumwa Yesu ashimwe cyane Mose avuga ijambo rikomeye cyane 13 Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagarire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwiceceke haleluya 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 Mose asubiza ijambo rikomeye navuze ngo nshaka ko wongera gutekerezaho ugakaragura ururimi kabiri kugira ngo wumve icyo Imana ishaka kukubwira yego Uwiteka we Abisirayeli bamaze kugira ubwoba nasomye ijambo rirambwira ngo Uwiteka amaze kumva uko Abisirayeli bari gutaka ngo akora ku minyuru y'amagare ngo maze amagare agenda ari gukururuka yego Imana yakoze ku mitima y'abanzi bawe yego batangira gukururuka yego babandi bari bamaze kugambana babandi bari bamaze kujinama babandi bari bamaze kuvuga ngo turamufata saa 8 turahahurira umwe aravuga ngo saa 8 simbari undi aravuga ngo nje uyu munsi ntabwo mboneka Uwiteka atangira kubatera gukururuka reka ngubwire ngo Uwiteka ateye abanzi bawe gukururuka Uwiteka nyuranije amaboko Uwiteka atesheje akagambana agaciro Uwiteka aravuze ngo ibyo wabonaga biguteye ubwoba uyu munsi abihinduye igisubizo mu izina rya Yesu amina sawa ibyo wabonaga bigiye kuguhangara ariko uri hano ndi hano cyangwa watanze oya ndi hano ntabyigeze biguhangara ntabyigeze byarampangaye ariko Uwiteka azanye ijambo rivuga ngo ibyo wabonaga biguteye ubwoba Uwiteka bigize bikomeye Imana ishimwe arakoze amaze Mose ijambo aravuga ngo witinya icecekere urebe igitangaza Uwiteka ari bukuzana nukuri ijambo ry'Uwiteka ry'uyu munsi rikuvuga ngo mwere gutinya rwose ahubwo mutumbire ku musaraba yego mwumve ko Imana ikora ibitangaza yego ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ikora ibitangaza abantu bagatangara ntitangare kuko ari igitangaza Mana yacu ntabwo ije itangara ahubwo ikora ibitangaza abantu bagatangara nukuri bakifata Mana ikenyuza abakomeye tugakenyera yego Mana narayibonye nambaye umusaraba ngo ikura abami ku ngoma ikimika abandi yakuye uri ku ngoma y'imika Dawidi Yesu ashimwe cyane ndatangariza abantu bakuye ku kazi ko bagiye kugasubiraho ndatangariza abantu bakabuze ko bagiye kukabona ndatangariza ababyeyi bavuye mu mago ko bagiye kuyasubiramo ndatangariza abakobwa babuze abagabo ko bagiye kubabona ndatangariza abasore babuze
muyegera. Haleluya. 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 Amina. Haleluya. 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 Amina, amina, amina. Yesu nashimwe. Oh, Yesu we. Mama. Oh. Lele. Mama we. Ntaguciye mu jambo. Muri iyi minsi ndi umubyeyi uririmba muri korali yitwa Jyana Umucyo. Dufite indirimbo ivuga ngo umunyabwenge w'iki gihe n'uwitaye ku iherezo rye. Iyo ndirimbo ni korali Jyana Umucyo ndirimbamo, niyo iyiririmba. Kuyikorera turaca bikunze, Mana we udukomereza amaboko turaje. Kuyikorera turaca bikunze, Mana we udukomereza amaboko turaje. Aba babyeyi turaca bikunze, Mana we udukomereza amaboko turaje. Kuyikorera turaca bikunze, Mana we udukomereza amaboko turaje. Haleluya. Haleluya. Amina. We uri hano? Ndi hano rwose. Yesu nashimwe. Nahimbaza. Korera Imana. Mana. Utitaye kuri mugenzi wawe. Ntabwo ari we wakuzanye. Kandi sinawe uzaguhera. Iryo ni ijambo. Iyi Mana yacu ni Imana ifite agaciro ku buzima bwacu. Iyi Mana yacu ni Imana ikwitegereza, yamara kukwitegereza ikaguhamagara rya zina rya kera kugira ngo igutandukanye n'abandi mwitira. Hari amazina mabi ya kera. Ayo mazina turayanze. Bari baratubonye twari twita akabyina kambaye ibirenge, ariko uyu munsi twambaye inkweto kubera ko Yesu yatwambitse. Iryo uvuze neza. Amina. Ariko nakubwiye ngo nzanye itangazo rivuga ngo kuryumva nditegera Imana ije kugutabara, Imana ije kukurengera, Imana ije kukugirira neza. Icecekere niko umugaragu w'Imana yabwiye Abisirayeli, kuko hari ibyagutuze, hari ibyakunyeganyeje, hari ibyaguhiritse. Rata hari abakugambanira. Yego. Uzi ko abantu batugambanira kandi bakatugambanira turi kumva. Uzi ko umuntu akuvuga akakuvuga akoresha ibishoboka byose ngo ubyumve, ariko abatuvuze rata kwari ukugira ngo bahamagare n'ibicecekere. Abatuvuze kwari ukugira ngo bahamagare imbaraga z'Imana. Abatuvuze kwari ukugira ngo bibutse Imana ko dukwiriye gutabarwa. Reka nze mvuge kano kantu gatoya. Aka kantu gatoya. Mose ari muri gereza. Pilote Yosefu ari muri gereza. Yosefu ari muri gereza yahanuriye abagabo babiri. Amaze guhanurira abagabo babiri, abagabo barabwira ngo umva wowe ugiye gupfa. Abwira uwa kabiri ngo wowe ugiye gusubira ku kazi, ariko nugera uzanyiwe. Ndikumva. Kanze nkubwire mama, ntabwo nakwibuka Imana itakwibuka. Oya ntibishoboka. Ushobora kumva ko mbabaye ukampa 100,000 mu gitondo nkaba ntagira n'igiceri cy'icumi, ariko Imana ntiyakwibuka. Iryo ni ijambo. Yosefu muri gereza Imana yaramwibutse, imwibuka umusatsi waramubanye mwinshi, imwibuka inzara zarasongotse, imwibuka atagira icyo yambara. Ariko kanze nkubwire, Imana imaze kumwibuka bamwogosha umusatsi, bamuca inzara, bamuha imyenda arambara, bamuha inkweto arambara kugira ngo ahagare imbere y'umwami. Imana ikwibutse ihinduye n'amateka. Imana ikwibutse Farawo agutuze itesheje agaciro. Imana ikwibutse ubonye ibyo. Imana ishimwe. Haleluya. Ihinduye amateka. Imana ikwibutse ikoze igikomeye. Imana yo yibuka ababo. Imana yo mu ijuru yibuka abana babo, yibuka abakobwa, yibuka abahungu, yibuka abamama. Natwe turabafite abana b'abakobwa nibibuke rwose. Yesu ashimwe cyane. Amina. Iyo ndi gutanga ikiganiro nja ko nkunda kuvuga ibi bintu bisoza, ngiye mu mwanya wo gusoza, ariko ndasoza ndi kuvuga ibi bintu bitatu. Ndimo nabwira abantu bandeze amatwi, abantu bamaye amaso, abantu bari kunyumva, urazirinda utazavuga n'aba bantu ngiye kukubwira. Oya rwose. Aba bantu ngiye kukubwira. Kongoro? Yego. Uri hano? Ndahari. Uri hano? Ndahari. Uri kunyumva? Yego. Ngiye kukubwira abantu batatu utazatinyuka kuvuga. Yego. Urahirwa utazabacira urubanza. Umuci w'imanza ni Yesu. Yego. Umuntu wa mbere ni umuntu wavuzweho n'Imana. Ndabyanditse. Ariko inzara yarakuriye. Inzara yarakuriye urayizi. Nubiri ko. Umuntu wavuzweho n'Imana
agasonza abantu bamubona bakamwita amazina umuntu wavuzweho n'Imana yambara ubusa umuntu wavuzweho n'Imana arara mu bikoni by'abandi umuntu wavuzweho Imana arasaba ariko y'igihe gige Imana imwubakira Yerisede Imana ikamuha kositimu ndetse ikagerekaho n'indishyi z'akababaro ikavuga ngo nguhaye akazi kakande n'injyi uzakwishura yego umuntu wavuzweho n'Imana tuzamukira urubanza kuko igihe cye nikigera nawe igihe cye nikigera Imana izamutambagiza kabiri bose babire umuntu wize abona diporome ashaka yicarana akaja gusaba ubuyede bakamubwira ngo ariko nawe ufite diporome washobora kwikorera icondo akaja gusaba akazi ko guhingira abandi bakamubwira ngo ariko nawe wamenyere gufata ikaramu ahari washobora gufata isuka Yesu ashimwe cyane ariko uzirikane ko muri iyo minsi ari gusaba ubuyede n'akazi ko guhingira abandi ari no kuja kudepoza yego ari kuja kudepoza igihe iyo kigeze Imana ikamuha akazi nawe ahabanda akazi abamwimye akazi k'ubuyede arakaba abamwimye akazi ko kubahingira nawe arakabaha bakamuhingira gatatu umwana uri mutoya Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya umwana mutoya ushobora kumushaka ukamubura formire ukamuburira isura kubera ko mu gitondo bari kwivuruguta mu byondo nimugoroba akaba yicaye mu yo yaneyemo ejo mu gitondo ugasanga yambaye ikositimu kubera ko nyina mukarabije akamusiga nimugoroba ukamusangana ikimwira kubera ko yitwa umwana ariko uzirikane ko ibyo byose ari gukora ari kubikora ari umwana kandi ntabwo ari gusubira hasi ari gukura utazamugirira nabi rero kubera ko umwana ntabwo aje yibagirwa ejo mu gitondo azakura yijya arangize narangiza azaba meya azaba gitifu w'umurenge azaba guverineri yego izo nzego zose azazikandagiramo nibyo ibyo birabaka Yesu ashimwe cyane nari nshatse kuvuga ngo abo bantu batatu urahirwa uzabitondere utazaca imanza kandi umucamanza ari Yesu ashimwe cyane cyoroje kuzambora ivuga ngo tuza uceceke ejo nk'iki gihe Imana ije kugutabara amen haleluya 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 amen niyo nyirubutabazi yego niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi bona kakanya niyo nyirubutabazi ije gutabara nyirubutabazi aje gutabara nyirubutabazi aje gutabara nyirubutabazi aje gutabara ngo mubabyeyi niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi no mu bakobwa niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi abatumva mwese niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi abakodesha niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi ije gutabara ije gutabara aje gutabara aje gutabara muri uyu mwaka niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi kuri Noheli niyo nyirubutabazi niyo nyirubutabazi aje gutabara haleluya amen haleluya haleluya amen Imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane turasoje reka mutange nimero zanyu wakumva yafashijwe azabahamagare mufatanye gusenga reka dore kuri Beatrice nomero zanje njewe Nyirakare Beatrice ni 078 21 50 69 haleluya amen nayo ni ayandi nimero yanjye ni 078 62 58 37 iyo niboneka kuri WhatsApp no kuri momi bihari hanyuma mfite 078 068 izo zombi ni zanjye ariko mujye mwibuka gukora subscribe muri gukanda ku kanyenyeri no kugatima mutere na comment mujye muduhamagara mutubwire ngo turashaka mwuzura umwuka maze natwe mbese nyine tugubwe neza murakoze cyane Imana ibahereze umugisha yes